agakingirizo waba ugakunda cyangwa se ukanga warakoresha cyangwa se utagakoresha so bwa mbere waba ukumvise. Agakingirizo kari mu bintu bikoreshwa cyane ku isi kuko nko mu mwaka wa 2015 ubushakashatsi bwerekanye ko hakoreshejwe udukingirizo miliyaridi 18.6 tw'abagabo tugendanwa mu nkikofi mu gikapu, mbese nta utagasanga dore ko habaho n'udutangirwa ubuntu. Nyamara burya hari byinshi bitangaje utaruzi ku gakingirizo. Ushobora kwibwira ko ukazi bihagije, nyamara ubyumva urasanga bimwe utunguwe. Turahera ku mwanya wa 10 ni countdown, of course duhera ku mwanya wa 10 tumanuka paka ku mwanya wa mbere. Ni ibintu 10 bitangaje ku gakingirizo. Ku mwanya wa 10 udukingirizo n'utwakera cyane. Buriya abacukumbuzi b'ibintu bya kera bavumbuye mu buvumo bwo mu gihugu cy'Ubufaransa ishusho y'agakingirizo ni igishushanyo cyako. Bavuga ko iyo shusho ifite imyaka hagati y'ibihumbi 12 na 15. Gusa agakingirizo gashaje kavumbuye muri Swede kakaba karakozwe ahagana mu mwaka w'1640. Kari gakozwe mu mara y'ingurube kandi karameswaga kakongera kagakoreshwa. Kagombaga gutekwa mu mata y'inshyushyu kakongera gukoreshwa. Ikindi ku mwanya wa 9 kubitangaje kuri condom cyangwa ku gakingirizo, kera kukabona byabaga ari ingorabahizi. Guhera mu mwaka w'1928 niho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangiye icuruzwa ry'udukingirizo mu byuma byabugenewe, aho wasesekaga igiceri ahabugenewe nako kagasohoka. Mbere yaho wakabonaga ari uko muganga akakwandikiye nk'umuti usanzwe, nko kuzibandikanye n'umuti. Icyakora iyo wemeraga ko ukora umwuga w'uburaya waraduhabwaga batakugoye. Ku mwanya wa 8 buriya uruzi ko udukingirizo twari twarakorewe kurwanya mburugu. Mu kinyejana cya 16 mu Butaliyani umugabo witwa Gabriel Falloppio ariwe witiriwe Trompe do Fallope yakoze ubushakashatsi kuri mburugu. Ubwo bushakashatsi yakoreye ku bagabo bagera ku 1,100 yabambikaga agakingirizo kabanje kwinikwa mu muti, kandi bose nta n'umwe wigeze yandura mburugu mu gihe cy'imibonano. Aho niho rero hahereye bakora twinshi mu rwego rwo kurinda mburugu. Ku mwanya wa 7 hakaza kuba agakingirizo ibyo gakozemo bigenda bihinduka. Ntabwo udukingirizo twa kera twari dukoze nk'utwo tubona ubu ngubu, kandi buri gihugu cyagiraga uko gikora utwacyo. Hakoreshwaga amara y'inyamaswa, uruhago, uruhu n'ibindi binyuranye. Nko mu Buyapani ho bakoreshaga ururenda ruva mu gikono cy'akanyamasyo. Agakingirizo ka mbere rero gakoze nk'utwo tubona ubu ngubu kakozwe mu mwaka w'1920. Kakaba karatangiye gucuruzwa mu mwaka w'1932 n'uruganda rwa Durex, muraruzi ku bijyanye n'imiti. Icyo gihe rwitwaga London Rubber Company. Ku mwanya wa 6 ikintu utaruzi gitangaje ku dukingirizo twakoreshwaga inshuro irenze imwe. Nkuko twebonye mu myaka y'1600 niho agakingirizo katangiye gukoreshwa. Icyo gihe hakoreshwaga udukoze mu mara y'inyamaswa. Kubera uburyo twahendaga rero wasangaga dukoreshwa inshuro nyinshi. Kugira mu mwaka w'1900 igiciro cyako kamwe cyanganaga n'umubyizi w'ukwezi kose w'umuntu. Biragoye, byari bigoye cyane kubyiyumvira, no kubyumvisha biragoye. Nyamara byageze mu mwaka w'1950 udukingirizo dufurwa tukongera tugakoreshwa. Twagiye ku mwanya wa 5. Buriya mu kuboneza urubyaro twasimbuye byinshi. Mu bihugu binyuranye uburyo bwo kuboneza urubyaro harimo ubwo wakumva ugaseka rwose. Nko mu Burayi bigishaga abagore ko udashaka gusama wambara amagosi yavuye ku kayongo, testikire z'akayongo. Abandi nabo bababwiraga kuzengurutsa inshuro 3, kuzengurukana inshuro 3 ahantu isega y'ingore ihaka yanyaye, nuko ngo ntibasame. Mu Bushinwa ho niho habaga ibintu bibi, aho abagore basabwaga kunywa plombe cyangwa se mercure. Iyo batapfaga baburaga urubyaro burundu. Aho agakingirizo kazerera byose byarakemutse. Ubwo n'ahandi mu bihugu bafite uburyo
mbere y'uko kaboneka babigenzaga. Ku mwanya wa kane buriya wari uzi ko buriya kamamazwa n'ibihangange. Niba mubyibuka neza muri 2012 itsinda rya One Direction ryemeye gushyirwa ku byapa by'ifuniko byamamaza udukingirizo, gusa ntibashakaga ko twakwitwa One Erection nk'uko yenda uruganda rwabishakaga, kuko n'ubundi gakoreshwa inshuro imwe ngo bakite One Erection. Nibo gusa ntabwo aribo gusa na ba Justin Bieber no mu bihugu byacu murabizi nyine udukingirizo twitwaga za Plaisir ku mafoto y'ibyamamare. N'abandi byamamare murabazi cyane bavuga ngo bazakora uruganda rw'udukingirizo, ibintu nk'ibyo. Ku mwanya wa gatatu ikindi gitangaje, buriya hari ibindi gakoreshwa muri udukingirizo uretse kuba karinda umuntu kuba muri buryo bwo kugukingira umuntu mu mibonano idakingiye. Burya agakingirizo gashobora no kujyamo amazi yuzuye ijerekani yose ya litiro 20, gusa ntuzakavomeremo kuko arya amavuta abamo yanduza amazi nyine. Hari amakuru kandi avuga ko mu gihe cy'imvura hari abasirikare bakoreshaga udukingirizo bapfuka iminwa y'imbunda. Hari aho ngusanga hari aho badufatisha imbabura, hari abahambiriza ibintu n'ibindi byinshi binyuranye. Urumva ko uretse kuba gakora biriya, ndetse n'abana bakabangamo imipira bahanga bagashyiramo umwuka, bagashyiraho amashashi n'ubudodo, umupira bagakina. Babizi ko ikiguzi cy'umupira wa baro kiba ari ingume cyane cyane mu bice byo mu byaro. Urumva niba dutangirwa ubuntu byaga byoroshye abana kuva kuri ya karere iyo munsi bakakora nyine umupira widundu kugira ngo ni baro. Ku mwanya wa kabiri hashyizwemo rero mu kudukingirizo dushya dutandukanye. Ubu dukingirizo tuboneka mu mabara anyuranye, habaho udukomeye n'utworohereye, uduhumura nka pome, uduhumura nk'inkeri, udufite uduhera inyuma. Hakozwe agakingirizo k'abagore, ndetse ubu hari no gukorwa akagenewe abakora imibonano mpuzabitsina, babandi bafite ibitsina biteye kimwe. Ikindi cyo ku mwanya wa mbere ahazaza h'agakingirizo, kuva ku mara y'inyamaswa kugera kuri kawucu, agakingirizo rero kagiye gakorwa mu bintu binyuranye no mu buryo bunyuranye. Ubu abashakashatsi bari kugerageza gukora agakingirizo katagaragara, aho uzajya usiga ibimeze nk'amavuta ku gitsina, noneho cyakwinjira mu gitsina, mwahuza imibonano nyine, ya mavuta yahura n'ubushyuhe bubamo agahita afata agahindukamo agakingirizo. Utu ni udukingirizo rero ese udukingirizo tuboneka hirya no hino mu mafarumasi, hari udukiyosike hirya no hino. Kugeza mu gihugu cyacu ntabwo ari ikibazo ku dukingirizo, hano hose turaboneka. Nyamara kandi bitewe n'impamvu zinyuranye ushobora no gukina agakingirizo, ariko ntibikorere kugira aho wakagura gusa. Nyine watugura gusa. Nanone abahanga mu by'ubuzima ndetse n'abaganga mu kugira inama abantu birinde imibonano mpuzabitsina idakingiye, harimo indwara, kubyara butateguye, ibintu byinshi cyane. Yes, turacyari kubwira inkomoko ndetse na byinshi, ibintu bigera ku 10 n'inkomoko y'udukingirizo. Umenye byinshi, ubwo hari amakuru yandarenze ayo wari ufite. Turacyari kumwe.